agakiza si ikintu waraga umuntu mu maraso. Agakiza si ikintu waha umuntu muri kado. Agakiza ni impano. Itorero rishobora kugira ibyo ridohora kubw'inyungu zaryo bwite. Ariko umuntu umwuka ajya amubwira ngo ibi ngibi hoye. Nuwanga umuntu w'umwuka ashobora kudakora ibyo abandi bakora kandi bafitiye uburenganzira. Ariko kuko umuntu ntashobora gusa n'ibyo atagaburira ubwonko. Umuntu asa n'ibyo agaburira ubwonko. Iyo ubuzima bwawe wabutoje kugaburira umwuka, ujya uba umuntu w'umwuka, ukera imbuto z'umwuka. Ariko iyo Inshuti zacu bakunzi ba IRAKORA TV, tunezezwa nuko umunsi ku wundi mutwereka ko mudukurikira, munezezwa n'ibyo dukora, kandi iyo mutwandikiye, iyo muduhamagaye bidutera imbaraga y'ibyo dukora. Nkuko rero mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka mutwemere tumuhe ikaze, muvandimwe tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Watangira utwibwira, wibwira abadukurikiye kugira ngo wenda ntekeza ko kuri IRAKORA TV ari ubwa mbere uhageze, wasanga hari abatakuzi batari bakeya. Yego, ni ubwa mbere ngeze kuri iyi TV. Yego. Nibaza ko wenda abenshi bayikurikira mu bakunzi bayo ari ubwa mbere bashobora kuba bambonye cyangwa bayimbonyeho. Amazina nitwa Iranzi Alfred. Ndi umusore, ndakijijwe. Yego. Tumva bihagije. Iranzi Alfred mu buzima busanzwe ni muntu ki? Iranzi Alfred mu buzima busanzwe, sinzi niba mushaka kubaza icyo nkora cyangwa uwariwe. Mu buzima busanzwe ndi umukristo, ndi umusore ukijijwe, umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Yego. Ngira ngo nibyo nkunze kuba ndimo cyane, kandi nyuzwe nabyo. Sinzi niba ari ikindi. Abakunzi mudukurikiye, ntegeza ko uyu munsi dufite noneho umusore. Tumaze iminsi tuganira n'ababyeyi benshi n'abapapa, ariko no munsi twahinduye twazanye umusore. Basanga ubutaha tuzazana inkumi. Reka mbere yuko tuganira icyo twateguye tuza kuganiraho, reka tugusabe banze dusengere. Turagize Imana, byose tubishozwa n'Imana. Karibu. Data, turagushimiye, duhaye agaciro umwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire, no kuganira ku byubaka abantu mu buryo bw'ijambo ryawe. Ntabwo turi abahanga, ariko dushobojwe nawe birashoboka. Bane natwe dutangiye ndetse kugera dusoje, kandi n'abazumva ibyo tuganiriye bizababera iby'umumaro. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bakunzi bacu, turabibutsa abatarakora subscribe kugira mukore subscribe, ndetse mude comment y'ibyo dukora. Tunezezwa nuko iyo tubonye feedback y'ibyo twakoze, uko mwabyakiriye, uko mwabyishimiye, abo mukeneye ko tuganiriza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero kuri no munsi hari icyo twifuje kuganiraho, nk'umukozi w'Imana evangelist, by'umwihariko ukaba ntekeza ko ukibarizwa mu rubyiruko. Yego. Ni inyigisho cyane twifuze kuganiraho cyane ireba urubyiruko, usibye ko n'abandi bose bareba muri rusange. Mbere na mbere, Iranzi yakijijwe ate? Imibero ye y'Ikristo muri makeya ni nkiyi? Murakoze cyane. Iranzi nakijijwe mfite imyaka 10. Yego. Nkizwa nkiri mutoya, hanyuma mfatiraho. Yego. Nabatijwe 2005, icyo gihe ubwo nkizwa hari 2002. Hanyuma mbatizwa 2005. Yego. Ku itariki enye z'ukwezi kwa 9. Hanyuma rero mpita mfatiraho, na n'uyu munsi ndacyabirimo, ntabwo ndabivamo. Yego. Nta na gahunda yo kubivamo mfite. Yego, Imana ishimwe. Amen. Tubwiye ngo igihe wakijijwe n'igihe wabatirijwe, hagati y'aho ngaho igihe wakijijwe n'igihe wabatirijwe
byageze hatubwiraho gatoya. Navuze ko nakijijwe 2002. Nibuka ko icyo gihe nkizwa ubundi mama umbyara yakundaga gutara urwagwa. Yego. Rutaraga rwinshi cyane. Birumvikana ko twakuze turunywaho cyane. Nibuka ko hari igihe yatashye atahanye icupa rya Primus kuko ni iwacu ndi umuhererezi. Yego. Hanyuma rero arampa ngo nsomeho. Nkweyeho nasomyeho rimwe ariko sinongera. Hanyuma buracya mu gitondo bari buze kuvunura cyangwa kwarura biterwa naho umuntu aturuka. Hanyuma unywa urwagwa nkuko byari bisanzwe. Hanyuma maze kurunywa ndadandabirana, nikubita ku giti. Icyo gihe mpita ko mbwira mama, ndamubwira nti kuva uyu munsi ntabwo nzongera kunywa ku nzoga, kuko ubusanzwe nakundaga kuririmba ariko ntabwo nabaga muri korari. Mpita mubwira nti rero kuva uyu munsi ngiye mu rusengero, ngiye muri korari, ngewe nzajya nk'umutobe gusa, ntabwo nzongera kujya nsangira namwe inzoga. Urumva rero kuva 2002 kugera 2005 mbatizwa, harimo imyaka itari myinshi. Sinzi icyo navugaho muri iyo myaka, ariko ni igihe cyari umunezero kuri ngewe kuko ninje mu muhamagaro ntangira kuririmba ndetse no kubwiriza. Nibuka ko aho nigaga kuri école primaire Ntendezi, abahazi ni muri Nyamasheke muri Ruharambuga, cyangwa hari n'abari gukurikira ikiganiro twaba twariganye cyangwa banzi cyangwa bahose, cyangwa n'abarimu banyigishije. Narinzwiho kuririmba cyane, nakunda kuririmba, ariko no mu gihe cya recreation cyangwa break nakundaga kuba ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Ngira ngo kuva icyo gihe batangiye kunyita pasiteri. Ubwo rero kugeza no nkomeza gutyo na n'uyu munsi ngira ngo abantu benshi niko bampamagara, kuko nagize umugisha. Wenda naba ndenze ku cyo mwari mumbajije, ariko ubuzima bwanjye bwa primaire nabubayemo kuva icyo gihe nkijijwe. Ndakomeza ngeze muri secondaire, nabwo ndakomeza ubuzima bwanjye bwa secondaire kuva mu wa kabiri kugera nyirangije. Nabaga nyoboye ibyo bamwe bita la jepla cyangwa se protesta. Yego. Dusuje abantu bose babaye muri la jepla na protesta, cyane cyane abayiyoboye. Amen. Gira nk'abo usuhuza ba pastori bo muri secondaire. Mbona suhuza benshi batandukanye, ariko by'umwihariko abo twagiye tubana, abo twayoboranye nka Janvier, abandi nka ba Minani, n'abasuhuza n'abandi mwese ntavuze muri ahatandukanye. Amarajepura nagiye nsura mu masogonderi nka ya Ntendezi, Eto Gitarama uyabaye Nyanza Technical School, Coste unihanika TSS. Aho hose nagiye mpavuga ubutumwa n'abahize mwese Imana ibahumuje. Buri muntu aze kutwandikira muri groupe, muri comment, buri muntu ekore ikigo yizeho atubwire groupe protesta yasengeragamo. Ni ibihe bya kera ntekeza ko byafashije benshi twese muri secondaire. Ibihe byiza twagiye tuhagirira. Amen. Nkawe nk'umukozi w'Imana, umuvuga butumwa wabaye mu ivuga butumwa guhera muri secondaire muri primaire, tekeza ko agakiza ari iki? Sinavuga ngo ntekereza ko agakiza ari iki, ahubwo nemera ko ngewe agakiza ari iki, kuko naragahawe. Yego. Iyo winjiye nko mu Kinyarwanda usanga biva ku nshinga gukiza. Agakiza ni impano Imana yahaye abantu. Iboherereza umucunguzi ari we Yesu Kristo, kugira ngo aze kubakiza, abakiza ibyaha byabo n'urupfu rw'iteka. Yego. None se twakijijwe iki? Twakijijwe umuntu ubusabane bwe n'Imana bwaratandukanye, butandukanira mu ngobyi ya Eden. Igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, ubusabane bw'umuntu n'Imana
buragenda. Yego. Hanyuma Imana kubw'urukundo ikunda umuntu, iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ajya avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Rero kubw'urukundo Imana ikunda umuntu, ubusabane bwiwe nayo bumaze gutakara, ntabwo Imana byayinejeje, yakomeje ishakisha ubundi buryo yakongera kugaruramwo ubusabane bwayo n'umuntu, bagaramo connection n'umuntu. Yohereza rero Yesu. Yego. Yohereza Yesu, Yesu araza, aremera, apfa urupfu twe twagombaga gupfa, kuko Bibiliya iravuga ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu. Natwe twagombaga gupfa rero. Nukuvuga ngo rero twakijijwe urwo rupfu twari twarazaniwe n'icyo cyaha, Yesu ararudukiza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yego. Rwangu ubu turi abana b'Imana. Nuko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza. Yego. Ngo iyo mbonyeho amaraso ngo ntancira ahubwo anyita ukiranutse. Nukuvuga ngo rero tudafite ayo maraso ya Yesu twaba turi kondane, twaba ducirwaho urubanza. Ariko ku bwa Yesu ntabwo ducirwaho urubanza kubwo kumwakira. Rero yaje kudukiza ingaruka y'icyaha. Yego. Aduha ubugingo buhoraho. Mana ishimwe. Amen. Ese abantu bose urwo rupfu yararubakijije, ariko abazemera muri make kode cyangwa urufunguzo rwo kugira ngo ukizwe urwo rupfu ni ukwemera. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo niwizeza umutima ukatuza akanwa ko Yesu Kristo ari umwami kandi uko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Nibyo bintu bibiri. Nukuvuga ngo nukwizera. Icyambere nukwizera. Hanyuma ukatuza, wizeza umutima ukatuza akanwa ko Yesu Kristo ari umwami. Abantu bahari bashobora kwizera bakizeza wa mutima wavuze ako bataratuza akanwa. Igihe Sawuli ajya i Damasiko agiye kurimbura intumwa zari zahungiyeyo, Yesu ahura nawe, Sawuli yaravuze ngo, Yesu yaramubwiye ngo Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli aravuga ngo urinde mwami uwo ndenganye. Ese yamubwiye iki? Hakwizera. Impamvu nuko Yesu ni umwami. Sawuli yumvisha imvugo ya Yesu, yumva n'imvugo ya cyami, kuko yarayizi. Yumva n'imvugo ya cyami kandi yumva si imvugo isanzwe. Iyo Yesu muhuye rega urabimenya. Iyo Yesu avuganye nawe urabimenya. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abigusobanurire, urabimenya kuko ni umwami kandi avuga nk'abami. Tukiraho ko utubwiye ngo iyo umuntu ahuye n'umwami akamuvugisha cyane, iyo we na Yesu akamuvugisha arabimenya. Kubera abantu benshi bari kugushwa n'ubuhanuzi. Nibaza ko yabindi topic ndende. Ariko mbivuzeho gatoya, turi mu gihe hariho ubuhanuzi bw'ibinyoma, ariko hakabaho n'ubuhanuzi bw'ukuri. Ariko tukaba mu gihe amatwi y'abantu nabwo abarya, bashaka ibibanezeza. Abantu bakeneye kubwirwa ibibashimisha, iby'amatwi akeneye, iby'irari ryabo rikeneye, ariko ntibakeneye kubwirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero, niyo mpamvu hariho abahanuzi b'ibinyoma bahanurira abo bantu ibinyoma ibihwanye n'iby'imitima yabo ishaka. Ndaguha urugero. Niba umuntu ashobora kuvuga ngo mfite amafaranga ariko sinshaka kujya gusenga akanyarira, cyangwa se kwiyiriza, cyangwa no gukora amasengesho yanjye ku giti cyanjye, ariko akavuga ngo mfite amafaranga, hanyuma akumva yuko hari uwo azategera umuhanuzi akayamuha akajya kumusengera, mu by'ukuri yasize imbere amafaranga ariko ntababajwe n'ikibazo afite. Rero hariho abakene, hariho abantu badafite amikoro, ariko bumva yuko nyine bagomba kuzajya bayarya. Rero igituma abantu bari kugushwa n'ubuhanuzi nuko bubatse ku musenyi.
kuko umuntu wubatse ku rutare ntabwo ubuhanuzi bwamugusha. Impamvu ni iyi, nawe yakagombye kuba Bibiliya ivuga ngo iki, iravuga ngo tugundire ntiduhinyure ibihanurwa ariko tugenzuze byose ijambo. Umuntu niba adafite ijambo ntabwo mu by'ukuri ashobora kumenya iby'ukuri n'ibitari ukuri. Yes, ko nokuri. Iyo ni topic tuzafata undi mwanya tukaganiraho. Uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, wabanye nabo, urabazi, ujya mu ivugabutumwa hatandukanye. N'ubu turacyabana kandi nabo bantu nabo bagushwa nabwo, abo bantu nabo mpura nabo. Yego, wumva uko bameze. Tuzagira umunsi ikindi gihe cyo kubiganiraho. Nyemerera twinjire muri topic nyirizina twifuje ko umunsi tuganiraho. Ni ikibazo nifuza kukubaza. Watubwiye ko uri umusore kandi mu by'ukuri mu bigaragara nuko tutazi mu mutima ako mu bigaragara urakijijwe, kuko hari bamwe ukabona ubuhamya bwawo ushobora kugeraho dude, ariko mu bigaragara urakijijwe. Reka turifuza kubaza ngo ese biroroshye ko umuntu yakubahisha Imana ari umusore cyangwa ari umukobwa? Muri experience ufite uracyari muri abo ngabo, kandi ntekereza ko ibyo bintu biciyemo. Wabaye muri secondaire nk'uko watubwiye, wabaye muri kaminuza, abo bantu bose wagiye ubacamo. Ntekereza ko aho hose wabaye, hari ahantu ejo turi gusenga umuntu atuga ngo ntabwo twiga mu bigo by'abakristo gusa, ntabwo tubana n'abakristo gusa, ntabwo dutema mu makaritsiye y'abakristo gusa, tubana n'abo bantu bose. Aho wiza aho hantu hose wabaye, wabanye n'abakristo, ubana n'abandi batari abakristo, sinzi ukuntu nabita. Ese nkawe nka Iranzi birashoboka? Birashoboka. Tubwire gute? Ntabwo gukizwa, iyo umuntu akijijwe aba avuye mu bwami bumwe agiye mu bundi bwami, hanyuma ntabwo aba yigenga, ahubwo aba agiye kugengwa n'ubwami bundi. N'ubwo bwami yagiyemo, ubwo agiyemo. Hanyuma Paul yandikiye Timoteyo, Timoteyo yari umusore. Timoteyo yashumbye itorero ariko ari umusore. Hanyuma Paul amubwira ibintu bigera nko kuri 5 agomba kugenderaho. Aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Aramubwira ngo ahubwo ubikitegererezo. Icyambere cyabizera kubyo uvuga. Ubikitegererezo kubyo uvuga. Icya kabiri ku ngeso zawe. Icya gatatu ku rukundo. Icya kane kwizera. Icya gatanu no kugira umutima uboneye. Kubikitegererezo cyabizera. Timoteyo kandi yari umusore. Iyi Imana iguhamagaye iranagushoboza, kandi ntigihamagara abakomeye, ahubwo ihamagara aboroheje, yarangiza ikabakomeza. Nukuvuga ngo rero gukizwa uri umusore cyangwa guhamya Imana uri umusore cyangwa uri urubyiruko birashoboka hamwe na Yesu. Muririmbyi yararirimbye ngo ngende umukristo ngo naho naterwa, ngo ngende umukristo ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko aravuga ngo mfite umugaba, ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Rero birashoboka. Birashoboka. Iyo twumva abantu batandukanye, duhereye ku rubyiruko ndetse n'abantu bakuru, bavuga ko mu by'ukuri bigoye kubahisha Imana uri umusore cyangwa uri umukobwa. Icyambere, uba ufite byinshi biguhiga, Kabiri, uba ufite byinshi nawe ushaka. Byandi bavuga ngo umuntu ngo afite ngo amaraso ashyushye, kuko haba ari byinshi uba ukeneye kugira experience ubibonamo. Ugasanga nimba uko papa yambaraga siko nambara, wabibona umuntu akabona kuvuga ntabwo nubahisha Imana gutyo. Wowe bitekerezaho iki? Kimwe cyo navuga, agakiza si ikintu waraga umuntu mu maraso. Agakiza
si ikintu waho umuntu muri kado. Agakiza ni impano itangwa n'Imana. Yego. Ndemeranya n'abavuga ko bigoye, ariko ntibigoye abasore gusa. Bigoye n'abatari abasore. Ntekereza ko abasore bibagoye by'umwihariko. Iyo bavuga ko abasore bibagora, nibaza ko ahanini baba bashaka kuvuga nko ku bintu bigendanye n'ubusambanyi n'ibindi bigendanye nabwo. Yego. Kuko wenda batekereza ko umugabo aba afite umugore, hanyuma ibyo akeneye byo guhaza irari ry'umubiri akabasha kubibona. Nibaza ko akenshi abo tuganira kenshi nibyo bintu bakunda kumbwira, kandi nanjye rega ndi umusore. Yego. Kandi ntabwo gukizwa bihindura umuntu marayika. No, ntabwo bihindura umuntu, ntabwo bimwica ingingo z'umubiri. Yego. Iyo umuntu akijijwe n'ingingo z'umubiri ze ziba zikora. Bibiliya ikavuga iki? Ikavuga ngo ntimuhurwaho ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yahaye urwaho ingingo ze zikora ibyo zishaka. Turi mu ntambara ya gisore, mu gihe umuntu aba yumva akeneye ibintu byinshi cyangwa se n'ibindi abifitiye amatsiko. Abasore benshi hari ubwo numva baganira, hari uwo twaganira arambwira ngo ntabwo akiri ku kigero cyo gusambana n'abakobwa, ngo ari ku kigero ahubwo ngo ageze ku kigero cyo kuryamana n'abagore. Abandi hari ubwo muganira, hari uwo twaganiriye ejo bundi arambwira ngo ukwiye gukizwa ibintu by'Imana ukabijyamo 50%, hanyuma ukenjoyinga n'isi 50%. Ati kubera yuko uba uri kwiboha. Ati hari ibintu utakora uri umusore ukazicuza uri umugabo. Yes, ayo yose ni amateori ariko apfuye ya Satani. Rero igituma abantu bavuga ngo birakomeye, reka nkubwire, mvuga aka kantu. Yego. Mu muntu habamo kamere, habamo igice cya kamere n'igice cy'umwuka. Hanyuma ibyo byose biragaburirwa. Yego. Icyo ugaburira cyane muri ibyo Yego. nicyo kibyibuha cyane. Kandi iyo cyabyibushye cyane n'icyubacyo. Kuko umuntu ntashobora gusa n'ibyo atagaburira ubwonko. Umuntu asa n'ibyo agaburira ubwonko. Iyo ubuzima bwawe wabutoje kugaburira umwuka, ujya uba umuntu w'umwuka, ukera imbuto z'umwuka. Ariko iyo wimenyereje cyangwa umubiri wawe wawumenyereje kugaburira ibya kamere, nawe ujya uba umuntu wa kamere, ukera imbuto za kamere. Password irihe rero? Ni icyo ugaburira umubiri wawe. Usa nacyo. Ni icyo ugaburira umubiri wawe. Umwanya wawe umara uri gukora iki? Yego. Ari telefone yawe irimo ibiki? Ari na Bibiliya, ni icyo ukunda gusoma cyane. Ese iyo uganira n'abandi muganira iki? Ni ibiki ukunda kureba? Ibyo byose aho umuntu atinda nta kabuza asa naho. Ubwo rero byakoroha cyangwa bigakomera bitewe n'icyo umuntu agaburira cyane. Kumaze kutubwira ngo abo basore bagwaye izo ngero ni amateori apfuye cyangwa ni amateori ya Satani, tubwira ijambo. Duhe verse ya Bibiliya y'ibyo bintu uri kuvuga. Hari abandi twatekereza ko ari teori za iranzi. Yego. Reka ntitujye kure, tugaruke mu ryo navuze. Yego. Mu ryo Paulo yandikiye Timoteyo. Sinzi wenda abantu bashobora kuvuga ati ibintu muri kuvuga ntago byanditse. Yego. Kubera ko hari n'igihe usanga abantu bari kuvuga ibintu ariko bitari muri Bibiliya. Yego. Ariko reka tubasomere icyanditswe. Dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Dusome igice cyaho cya 4. Yego. Dusome duhere ku murongo wa 12. Yego.
haranditse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ubikitegerezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Reka wenda gatoya dusome ahandi kuko Bibiliya irimo amagambo menshi kandi ntacyo itavuga. Dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, dusome mu gice cyaho cya 8, dusome ku murongo wa 5. Haranditse ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka, bakita ku by'umwuka. Ukurikiza iki? Naho warugeze muri make, hari warugeze naho usomye. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, ariko abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Nukuvuga ngo rero icyo ukurikiza nicyo ubacyo, icyo umwanya cyane nicyo ubacyo, usa nacyo. Ntushobora kuba icyo udaha umwanya, kandi umuntu asa n'icyo agaburira ubwonko. Tukiraho benshi turi kwibaza ngo ese birashoboka ko umusore cyangwa umukobwa yakubahisha Imana? Tukiraho benshi turi kubona mu matorero cyangwa muri sosiyete bari kugushwa n'imibereho, imivugire, handi wasomye imyambarire y'abakobwa n'abahungu. Wowe bitekereza iki? Buriya Bibiliya ivuga iki? Reka dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho turasoma igice cyaho cya 12. Dusome umurongo wa 2 gusa. Haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bivuze ngo iki mu magambo makeya? Biravuze ngo iyo umuntu yahindutse ajya amenya iby'Imana ishaka. Iyo umuntu yahindutse ajya areka gukurikiza ibyabo igihe arimo bari kwemera. Kandi umukristo buriya ntabwo agendera muri nyamwinshi. Oya, kuko no n'inzira ijya mu ijuru ntabwo ari ikivunge. Ejo hari umumama twaganiriye hano ku biganiro biri hasi, aratuga ngo igikiza ngo ni ikine, agakiza ni ikinege. Yes. Niko bimeze. Agakiza ni ikinege kubera yuko ntabwo kuba papa wawe ari pasiteri byaguhesha agakiza. Oya, ntabwo kuba mukuru wawe cyangwa mama wawe ari pasiteri cyangwa se ari umuhanuzi cyangwa ari umuvugabutumwa ntabwo byaguhesha agakiza. Kuba hari iby'itorero ryawe ryemera cyangwa abo ubona musengana bakora kandi ubona bakijijwe nawe ukabikora, ibyo ntabwo byaguhesha agakiza. Sinibaza ko iyo turimo tuganira mba numva hari abandi matopika agenda aza. Itorero rishobora kugira ibyo ridohora kubw'inyungu zaryo bwite, ariko umuntu umwuka ajya amubwira ngo ibi ngibi hoye. Nuwanga umuntu w'umwuka ashobora kudakora ibyo abandi bakora kandi bafitiye uburenganzira, ariko kuko ari umuntu w'umwuka kandi ayoborwa n'umwuka, umwuka akamubwira ngo ibi ngibi ntukabikore. Ikibazo gihari ni ikihe? Nuko abantu bari mu matorero ariko badafite umwuka wera. Nicyo kibazo. Noneho kuko badafite umwuka wera ntibayoborwa nawo. Niba batayoborwa nabo bakora ibyo bishakiye. Kuko ntabwo bayoborwa n'icyo. Intambara ziri mu matorero ziraterwa n'iki? Nuko abantu badafite umwuka wera. Kuko umwuka wera hari ibintu atabangikanwa nabyo, hari ibintu atagukundira. Umwuka wera ajyana nawe mu isoko kugura imyenda, akakubwira ngo iyi pantaro wiyigura. Umwuka wera abana nawe uri kumanura imyenda haba muri garderobe cyangwa n'ahandi uyibika ugiye kuyambara, akakubwira ngo uwo mwambaro wiwambara ntabwo ukwiriye abana banyu. Umwuka wera abana nawe no muri salon de coiffure, akakubwira ngo ibi bintu ugiye kwiyogoshesha ntabwo bikwiriye. Umwuka wera akakubwira ngo oya. Rero iyo abantu badafite umwuka wera baragorana.
itorero abaririmbyi badafite umwuka wera bararuhanyije, abakristo badafite umwuka wera bararuhanyije, no kubayobora biragoye bagonda ijosi. bya bintu birakomeye. Tugiye aho twaba tugiye mu yindi topic, nyemera tuzayifatira undi mwanya, turi kugana ku musozo. Dusoza gira inama imwe cyangwa ebyiri uha rwa rubyiruko b'abakobwa n'abahungu. Dusoza icyambere ndavuga ku kintu kiriho kandi mbona gifata intera, ari ikintu cy'ubusambanyi. Ubusambanyi kandi buri mu byiciri byinshi. Hariho ubusambanyi abantu bamenyereye, ariko hariho n'ubutinganyi buri kugenda bufata indi ntera. Ni mu kigo kimwe nari nasuye cya secondaire, ntashatse kuvuga izina. Hanyuma turaganira, umwuka agira ibyo ampishurira kuri we. Yari umwana yari afite imyaka nka 20. Arambwira ngo yahuye n'umuntu w'umunyamahanga, amuha amafaranga, hanyuma musaba yuko amubera umugore muri iyo vacances uwo munyamahanga yarajemo mu Rwanda. Umwana aremera kubera amafaranga. Yarambwiye ngo nabyemeye atari uko umutima ubikunze, mbyemera kubera ikibazo cy'ubukene nari mfite. Iyo umuntu atari mu Mana atakaza ibyiringiro, ibije byose arafatafata kugira ngo akunde abeho. Bya bindi wavuze ngo abantu bari kugushwa n'ubukene bakagushwa n'ibindi, no kubera kudatunga Kristo. Ariko hari umuririmbyi waririmbye ngo nubwo abisara abatunzi ngo Yesu ni umpagije, ngo bafite iby'igihe gito ngo Yesu ni umpagije. Nagira inama rero urubyiruko by'umwihariko, mbabwira ngo nimwegere Kristo. Mwegere Kristo kandi mumenya abo muri bo, muhamya abo muri bo. Ubusore ni igishoro, iyo cyangwa n'ubukobwa ni igishoro. Ubusore n'ubukobwa ni igishoro. Iyo ukiriye nabi ntuzategereze inyungu. Gishoro cyawe uzaba warakishe, ntuzategereze inyungu. Rero bikomeze kuri Kristo kandi bareke ibyaha. Nubwo wabihisha iwanyu ariko Imana ntiwayibihisha, kandi burya umutima ntujya urya ruswa. Umuntu ashobora kubeshya abandi, ariko we yibwiza ukuri kuzuye 100%. Rero bikomeze kuri Kristo kandi bareke ibyaha n'ibisa nabyo, nubwo bigoye ariko Kristo arabishoboye kandi muri we biroroshye. Urakoze cyane. Imana igumugisha n'abari badukurikiye, Imana bamugisha. Uko niko Iranzi byumva, nawe hari uko byumva, wabitwandikiye muri comment. Wifuza ko hari ibindi twazaganiraho, hari andi topic wumva twazaganiriza abantu batandukanye, ubutaha watwandikiye muri comment cyangwa ukaduhamagara kuri izo nimero ubona aho hasi. Mbibutsa abatarakora subscribe kugira ngo bakore subscribe. Dusoza nkuko atangiye dusengera, turagira ngo dusoze n'ubundi udusengera. Ndagira ngo mbere yuko dusenga mbashimire, shimira namwe muri gukurikira ikiganiro. Ndabizi yuko ushobora kuvuga ati ibi bintu avuze niyivugire, ukaba uvuga ati yewe mfite icyaha, mfite ingeso yananiye kureka, narihannye, narasenze ariko byananiye kubireka. Ariko ndakubwira amakuru meza ko Yesu we arabishoboye kugufasha kubireka, nubwo wowe ubona byakunaniye ukaba warafashe n'izindi ntego. Rero Imana ibagirire neza, Yesu arabakunda, cyo yifuza no kuzabaha ubugingo ntimurimbuke. Nakagaruka rero, Imana nibishima tuzongera tuganire. Imana ibaho umugisha. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye umwanya mwiza waduhaye. Twaganiriye byinshi ndetse biriho muri iki gihe cya none, ariko ni wowe ukomeza abatentebutse, ni wowe uha imbaraga ababuze imbaraga. Rero uyu wumvisha ikiganiro, abaguye, abasengaga bakabireka, wongere ubahembure. Abari kurushywa n'ibyaha by'uburyo butari bumwe, wongere ubagarukeho ubahembure. Ubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.